Subconscious ni akantu kaba munsi y'intekerezo za muntu kakaba gakoresha umuntu mu buryo atazi. Aka rero niko kamutera imbaraga n'ubwenge bwo gukora ibintu bidasanzwe, ariko gakora bitewe no kukabwira kakumva, ku buryo urimo kwiyaturiraho ibintu byiza cyangwa bibi. Aka kantu kabigukorera uko wabivuze n'uburyo wabyifujemo. Niyo mpamvu ibyo wiyaturiraho ari bwo buzima ubamo. Niba uhoza mu kanwa kawe ubukene uzabuhoramo, niba uhoza mu kanwa kawe ubukire uzabubamo, kubera ko amagambo yawe niyo icyerekeza ubuzima bwawe. Ijambo rirarema. Ijambo rirarema. Amagambo yacu ameze nk'amashanyarazi, yakoresheje mu buryo bwiza atanga ubuzima, wayakoresha mu buryo bubi akaba yanaguhitana. Urupfu n'ubuzima bihabwa intebe n'ijambo. Ijambo rero ryubaho. Ubuzima tubamo ni 50% by'ibyo twiyaturiraho, n'indi 50% y'uruhare tubigiramo kugira ngo bibe impamo. Iyo utekereza bito utunga bike, niyo utekereza binini ugatunga byinshi. Ni kimwe nuko iyo uhora wivugaho ibintu binini uba munini. Igitekerezo gishimangirwa n'ijambo, ijambo rigashimangirwa n'ibikorwa, ibikorwa bigashimangirwa n'imyitwarire, imyitwarire igashimangirwa no gukabya inzozi. Ijambo rero rirarema. Ikintu cyose umuntu abasha gutekereza no kugikora birashoboka. Ni kimwe nuko ikintu cyose umuntu yiyaturiraho kimugirirwaho. Emile Kwe niwe wazanye buno buryo, abwita Kwe method. Ni uburyo bwo kwiyaturiraho amagambo meza. Iyo ubu buryo umaze kubumenyera, aho uri hose uvuga amagambo akubaka aho kuvuga amagambo agusenya. Iyo utarabumenyera biba byiza kubukorera ahantu hatuje, ugafunga amaso ugahumiriza ukamera nk'usenga, kanahumeka mu injiza umwuka mwinshi ufata amasegonda make, ongera urekure. Nurangiza uhesha umugisha ejo hazaza hawe ukoresheje amagambo wivugaho. Ni wowe uzi icyo ushaka kugera. Ivugeho amagambo ajyanye n'ibyo ushaka, kandi buri munsi ujye ubikora. Hari abantu rero batabasha gukora uyu mwitozo, abo nibo ngenera isomo ry'umunsi. Isomo ry'uyu munsi rishingiye kuri iyi nteruro. Abantu bita ku itara iyo ritakibasha kwaka, ariko nta muntu wabasha kwihanganira itara ryaka ryongera rizima. Igihe kimwe umusore ukiri muto yakoraga mu ruganda. Umutoza we ndetse akaba yaranamukuriye mu kazi yamwigishije ko niba ashaka kugera ku ntsinzi agomba kujya avuga make, agakora cyane, ndetse agahora yiyungura ubumenyi mu byo yakoraga. Nyuma y'imyaka 10 wa mutoza we yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, asezera ku kazi. Wa musore asigara yirwariza muri ka kazi yakoraga mu ruganda. Gusa yakomeje gukora akazi neza, ndetse akomeza kugendera ku byo wa musaza yamutoje, kuvuga make agakora cyane. Iminsi yaragiye indi irataha. Umunsi umwe afata urugendo ajya gusura wa mutoza we wari mu kiruhuko cy'izabukuru. Umusaza yitegereje wa musore abona ko atishimye, yaramuzi cyane. Umusaza abaza umusore ati, ko mbona utishimye bimeze gute? Umusore yariruhukije, arangije abwira umusaza ati, kuva nagera muri kariya kazi nagerageje uko nshoboye kose nkurikiza ibyo wanyigishije, amagambo make, akazi kenshi. Mu myaka yose ishize rero ndakora cyane, ariko ibyo nkora ntibihabwa agaciro na boss. Abantu baje mu kazi bashya batandusha ubunararibonye n'imikorere, boss abazamura mu ntera, ngiye ngasigara ndi umukozi usanzwe. Si rimwe si kabiri boss abikoze, nkibaza nti niki kitagenda neza kuri njyewe gituma boss atambonamo icyizere gihagije ku buryo yanzamura mu ntera. Umusaza yahise amubaza ati, ese umutima wawe ntugucira urubanza? Urumva warakoze akazi kanoze uko ushoboye kose? Umusore aramusubiza ati, yego rwose. Umusaza yabitekerejeho, arangije abwira umusore ati, subira ku kazi usaba umunsi w'ikiruhuko, ubaho impamvu uri bwihitiremo, ku buryo bari buguhe uruhushya rwo kumara umunsi wose utari mu kazi. Ni igihe cyiza cyo kwiha akaruhuko nawe ukitekerezaho. Umusore yatunguwe n'inama hawe n'umusaza, ariko birangira ayemeye. Yahise asubira mu kazi, yaka umunsi w'ikiruhuko, boss arawumuha. Bukeye bwahasubira mu kazi. Akigaruka mu kazi, manager yahise amutumaho ngo amusange muri office byihutirwa. Umusore akinjira, manager ariruhutse ati, rwose kuva ejo
ukimara kugenda ibintu ntabwo byigeze bigenda neza. Twahuye n'ibibazo byinshi byagombaga gukemurwa nawe. Manager yahise abona ko uwo musore afite akamaro gakomeye mu ruganda, ahita afata umwanzuro wo kumwuriza mu ntera. Yabikozwe mu rwego rwo kumushimira no kumutera imbaraga zo gukomeza gukora cyane. Umusore yarishimye cyane, anashimira wa musaza wamugiriye inama. Yahise abona ko ari ibanga ryo kugera ku ntsinzi. Umusore rero yararyohewe abigira akamenyero. Igihe cyose yumvaga ashaka ibirenze ibyo ahabwa, akajya ku munsi w'ikiruhuko, yagaruka ku munsi ukurikiyeho bakabimuha. Akagakora yagakoze nk'umwaka wose. Yakenera ikintu runaka, agakwepa akazi, akagaruka bakimuha. Umunsi umwe wa musore yaje mu kazi, ahagarikwa n'abashinzwe umutekano, bamubwira ko atemerewe kwinjira mu ruganda. Yaratunguwe, arangije ahamagara manager amubwira ko bafashe umwanzuro wo kumwirukana. Yabuze amahitamo, abura icyo akora, yigira inama yo gusubira kuri wa musaza, kumugisha inama no kumubwira uko byagenze. Yagezeyo abaza umusaza ati, ubu byatewe n'iki koko? Noneho banyirukanye ku kazi kandi narakoze ibyo wambwiye byose. Umusaza yamubajije uko byagenze, arangije aramubwira ati, ntabwo wigeze ukora ibyo nakwigishije byose. Cya gihe wahise ugenda ntaguhaye isomo rya kabiri, watwaye isomo ry'igice. Wumvise neza ko nta muntu ujya wita ku itara rihora ryaka, ibyo warabyumvise pe. Ni nayo mpamvu wagiye ukaka umunsi w'ikiruhuko, wagaruka bakakuriza mu ntera. Abantu bita ku itara iyo ritakibasha kwaka. Tumenya agaciro k'ibintu iyo bidahari, umenya agaciro k'umukozi igihe adahari. Iryo somo rwose wararyumvise. Iryo rero ryari isomo rya mbere, ariko wagiye utumvise isomo rya kabiri, kandi ryari ingirakamaro. Isomo rero rya kabiri wagiye utumvise nuko iyo itara ryaka ryongera rizima, ejo bikabuko, ejo bundi bikabuko, nyiri urugo arikuramo akarisimbuza iryaka mu buryo buhoraho, kabone nubwo ryaba ritanga urumuri ruto. Nubwo waba uri itara ryaka cyane ritanga urumuri ruhagije, nta muntu ujya uryihanganira mu gihe ryaka rizima. Boss ashobora kuza akarikuramo cyangwa nyiri urugo akarikuramo, akarisimbuza irindi tara rihoraho, nubwo ritanga urumuri rutoya, ripfa kuba rihozaho mu kwaka. Abantu rero burya bita ku itara iyo ritakibasha kwaka, nibyo koko, ariko nta muntu umwe wabasha kwihanganira itara ryaka ryongera rizima. Uruganda nyine ubwo rwarambiwe guhora waka ukongera ukazima, bahitamo kugusimbuza. Iri rero ni isomo rikomeye cyane buri muntu wese akwiye kuzirikana, mu kazi, mu mibereho, mu rukundo, ahantu hose waba uri, ujye uzirikana ko abantu bamenya agaciro k'itara iyo ritakibasha kwaka. Rimwe na rimwe hari igihe uhindura paje kugira ngo abantu babone agaciro kawe, ariko ukazirikana ko nta muntu wabasha kwihanganira itara ryaka ryongera rizima. Nta muntu n'umwe ushobora kwihanganira itara ryaka ryongera rizima.